murakoze. Amazina yanjye ni Umulisa Rosemary, Umulisa Bayingana Charles, Bayingana Charles Bayingana Andrea, Bayingana Andrea Rugira rwa Ruvuzandekwe, Ruvuzandekwe Mungiye, Mungiye Rutangana, Rutangana rwa Rugira, Rugira rwa Semakamba, Semakamba wa Busikete, nkaba ndi umugesera wakomotse kuri Busikete. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 22, nasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018, ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Nkaba mpesheje ishema no kuba ndi hano kwiyamariza kuba nyampinga w'u Rwanda 2020. Murakoze. Guma. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Siporo ifite agaciro kanini cyane mu Rwanda, cyane nko kuri iki cyumweru n'urugero dufite ka Free Day, no kuvuga ngo ni umunsi rusange wa siporo ku banyarwanda bose. Wowe akamaro ka siporo nakahe, ni ryari kadashobora kuba akamaro ahubwo siporo ikaba yagira ingaruka ku mubiri w'umuntu? Murakoze. Ubivuze neza uvuga ko hari na ka Free Day. Ka Free Day rero yagiye gushyirwaho hazi ko bizwi ko hari akamaro izagirira abanyarwanda, kandi ikintu giteza abanyarwanda imbere ni cy'umuyobozi wacu His Excellence Paul Kagame atwifuriza. Akamaro ka siporo rero, siporo irinda indwara. Ubonye ko iyo ka Free Day imaje kuba, haba hari abaganga bashobora kugupima ngo barebe ikibazo kiri ahangaha. Iyo gisanze kiri ahangaha rero, umenya uko ugomba gukora siporo kugira ngo wirinde iyo ndwara. Igihe idashobora gukorwa yagira ikibazo, ndumva ari igihe wakoze siporo nyinshi. Hari igihe umuntu akora siporo nyinshi ugasanga yateruye ibyuma, aragenda arabyimba, ugasanga byamuviramo kuba n'imitsi yaturika. Murakoze. Wibagiwe no kumbwira ko igihe ufite uburwayi ko umuntu agomba gukora siporo ari uko yavuganye na muganga? Yego, hari igihe uba ufite uburwayi bw'umugongo bakagutegeka siporo yo koga, hari igihe uba ufite uburwayi runaka hakaba hari siporo bagutegeka. Iyo bayigutegetse rero baba bayigutegetse nk'umuti, ntabwo baba bayigutegetse nk'ikintu kizakugiraho ingaruka. Iyo ukoze byinshi nibwo biba bibi. Murakoze. Urakoze. Hanyuma tujye ku mushinga wawe. Ndabizi mwaje mwabiteguye. Uzakora iki? Ubimbwire mu magambo make. Uramutse ubaye nyampinga uyu mwaka wakora iki? Murakoze. Umushinga wanjye nateguye ni umushinga wo kurwanya imirire mibi. Ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ibarushamibare mu mwaka wa 2015 cyagaragaje ko 20% batarya neza bitewe n'ikibazo cy'ubukene. Cyaje kugaragaza nanone ko ikibazo cy'ubukene kigiraho ingaruka ku bantu aba bakurikira: abana ndetse n'abagore. Niyo mpamvu naje gufata icyemezo cyo gufasha abana bafite imirire mibi, kuko abana nibo Rwanda rw'ejo, abana nibo bagore, nibo bagabo b'ejo hazaza. Kubafasha rero nzifashisha utugoroba tw'ababyeyi, aho nzajya nsangiza ababyeyi kubigisha kumenya guteka indyo yuzuye. Indyo yuzuye ni iki? Indyo yuzuye ni ibiryo byubaka umubiri, ibiryo birinda indwara. Bazajya babiteka bakabiha abana, abo bana bakirinda indwara zituma bagwingira. Ikindi nzajya mbigisha isuku, aho abana bagomba kurya bakarabye intoki, ababyeyi bagomba kuva mu misarane bakajya konsa abana bakarabye intoki. Ikindi nzakora ku babo bana, nzabaha ibikoresho by'ibanze kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Murakoze. Murakoze nawe. Wavuze ko ikibazo cy'imirire mibi ngira ngo ahari bitewe n'ubushakashatsi wakoze gishobora kuba giterwa n'ubukene. Mbere y'uko wenda utubwira ibyo ngibyo uzakora muri rusange, ni icyo uzakora kugira ngo urandure ubwo bukene, kuko n'ubundi bashobora kubibura? Murakoze. Umwihariko wangira muri uwo mushinga nateguye wo kuba narwanya imirire mibi, abo babyeyi muri utwo tugoroba, mu kagoroba k'ababyeyi, abo babyeyi nzajya mbigisha gukora ubukorikori, ariyo Made in Rwanda, nteza n'imbere Made in Rwanda, kuko ngiye nkora ubukorikori, ndaboha mboha amashakoshi. Ndizera ko ningirirwa icyizere cyo kuba nakomeza nzanabibire kubyo nkora. Murakoze. Murakoze cyane nawe. Murakoze. Dr. Higiro. Yes. Thank you. Umurerwa Evelyn. Ndamuha yes, ariko ubutaha ajya amenya amagambo n'uburyo bayavuga. Mbere kari akagoroba k'ababyeyi, ariko uyu munsi ni umugoroba w'ababyeyi mu muryango wose wibonamo. Murakoze. Mutesi Jolly. Yes. Thank you.